Nigufunga. Hajya sha. Warize hajya warambye uko wize. Cyane ngewe se nararangije. Ufite diplome? Ndayifite. Fata kano kaki, kano gafunguzo. Urumva? Nyuma gafata none ngiye gutuma mu soko. Ugiye kugenda ujye kungurira hene, si wize? Narize. Nimara kungura hene none urayizana, uyikarange. Dore musigiye n'agafunguzo. Nimara kuyikaranga none uzasonge ubugari neza, nimara kubisongora hasi ya muri yabakuri, nimara gusiga muri yabakuri. Zasange bwahiye neza kubyo ko nagenda kakigitore kamanuka mu mubiri numva. Urumva? Ngiye yuko wize bangurira hene. Genda rero uyigure ngiye mu kazi giye gukirika. Nisanga bitahenge urambona urabyumva? Oje ngurire hene. Tugende byo mu soko nyine byo kuyigura. Brandagira mu rugo Bra yahishije nukuri ko Imana yahishije pe. Ose nawe untu ntumiyaga mihene buriya araza kuyirya we n'ihene nzi. Boss. Kafunguzo kari. Meze nabi dore mu nda mane ari kundya mana nenda gupfa. Ariko wahishiye hene nagutumye ube wahishije. Yo kwifungurira uzinzara mfite. Byahiye neza wabitetse byahiye bwabugana nakubwiye ngo songe wabusonze wakaranze byose biri mu bakuri ndajyaho ndi kurya. Ariko boss mfite ikibazo kintu. Kiye kibazo pete. Nabuze ihene wantumye nayibuze. Ngo byihene ngera gutumye hene. Wamonye mvire numva. Nagutumye hene ngenda gutumye hene no kwegera gutumye hene ngewe. Nagutumye hene. Nakubwiye ngo ugurire hene. Hene nawe nasi navuze he nagutumye inkoko kanye nagutumye uko none wabuze amagure ibikozi nyibi by'umara zatuma ibikozi nyibi ngibi ndira cyane iroke